keretse nkweze nk'umupira kuko dore ngaye aya niyo wala noneho nakoze ifoto amagufwa ari hanze mugende murebe niyo gusa narazimye shango ni imifupa sha ubundi bakwita imifupa ukaka gute warazimye ariko se ko wongeye gutangira kwambara bya byenda twangaga ngo uwo mukobwa kera naramuriye ariko nta kinyibuka mumbarize ngo King uramwibuka none se nimba randiye bigende bite ninkwibuka bigende bite oya ni kwa kabiri imani ntago nakambara ibintu bya kandare isi umutinganyo original nagasore banyarwandakazi Frigisina nazima bizaba bimuzimije ngira ngo ndabibabwiye Slim Jesus aha urebe ko rezo yongera badafunga gakweto ariko abantu bereka icyango kubera icyo utakiyemera umva se abantu bereka ukuntu urimo urashyiramo outfit banzu hanagure kamera yawe kwanza irasa nabi byatarike man banzu hanagure noneho abantu bereka icyangwe ukuntu urimo uragitamo urumva bakwereka ubereka uburyo biba bijimo biragenda twereke n'amagufwa ya hari keretse nkweze nk'umupira kuko dore ngaye aya niyo wala noneho nakoze ifoto amagufwa ari hanze mugende murebe niyo gusa wala umva nakoze ifoto amagufwa ari hanze mugende murebe amagufwa bayita gute mu Giswahili nimba ari make machozi se ni machozi bimeze nk'aho ari nk'amachozi cyangwa amakufa ya kufa walayi ni makufa men ni nka makufa cyangwa ibindi bintu nk'ibyo kabisa abana biri ni amagufwa n'ubundi urama makufa ya mapendo walayi soma comment basi soma comment bakubwire bakurabure mifupa ariko zina rirambereye pe ntago barebye kabisa ntago barebye abantu bari hano bari barambwira ngo ese ngo DJ Flix kutakimutwica naga DJ Flix yabonye umugabo uwe sinabonye wafoto nabonye agafoto kari nk'umugabo sinzi wifotoreje oya irani foto man irani foto uramuniga niwe umicyangwe n'umurundi bamwita Musafi Rich uramuniga gira icyangwe cya danje ntago ari uko bamutwikira rero twego twayibonyemo boyfriend niba kurya nabyo kumenya boyfriend wanjye nakifotozanya nawe nawe mva mfite na boyfriend uzanca akaguru uzashaka nk'igihano nzaza dutemana ibiti ningira boyfriend none se ndo wakubwiye ko gutera ibiti na gutema ibiti nyine ni akazi k'abantu bagowe bafite agahinda kenshi cyane ni akamarira ni akazi k'abantu bafite amarira oya shado wapi pe ni akazi kawe abantu bazakwanga nuserereza aba diaspora umva nese umeze ute men wa mugani kutakinwikira ngo twikire ku wakoze icyo urimo urakora ikirega nta kintu urimo urakora narazimye shango ni imifupa sha ubundi bakwita imifupa ukaka gute warazimye ariko se ko wongeye gutangira kwambara bya byenda twangaga oya ntago ndambara mvuye mu kwifotoza ntago ndambara turimo nafunga agakweto ngo umushoferi wangeze urambara iki ndabibereka nabi nimba nyifite ubushobozi bwo kuba ndi hano nimba nkihumeka oya ariko ntibihari biri imbere nibikuri imbere bishaka kutwereka
utwereke tukubwira turabusa neza. Ambarira live ari kubereke. ariko sha nambara live nambara ikizimbavu njye kuzanika. Oya ntabwo uza kuzanika ariko twereke imyenda nushaka urava muri kamera ugende wambarire hariya nurangiza ugaruke muri kamera. Akaniyambarire kano da ndabona ibyo gufunga bina. Reka tuguhitiremo. Nambara gafosi cyane nambare kano kabora. Mu mitima gakweto keza. Akumukara. How about this one? Izo ko ziba zikeneye se wambaye ibindi bintu byantuza. Biterwa ariko n'ibyo ugiye kwambara hejuru. Biterwa n'ibyo ugiye kwambara hejuru. Oya yo misemo inkweto ituma mbona icyo nyita nyambarira. Katurebe izindi nkweto. Canvas. Ni nyinshi my god. Katurebe izindi zani za gikobwa. Zani za gikobwa. Nona mwana umunota ugishimira. Yishire ku ruhande. Ugiye gukora iki? First of all ugiye gukora iki? Gucuranga ebana muze teamo urumva muze noneho umuziki nsige mbakubita ebana ugiye gucuranga teamo right? Nkweto zarashaje ibyo byihorere ugiye gucuranga teamo gucuranga teamo wallahi ngaho twereke imyereke yindi y'abakobwa niba ugiye gucuranga rero cyangwa inkweto zawe zashizeyo. Oya ntabwo zashize ariko ntukaneza abafana. Ntungire ko zashizeyo. Oya ntabwo zashize dore zirahari kabisa. Oya nyereka za gikobwa. Nagakweto ko ndi nako my guy. Nase ugira heels. Umva se. Ugira heels. Ugira heels. No, ibyo bini bivuge agahiuza. Ibyo ni ibikweto by'abapedema. Aha, hari utundi ugira. Hari utundi. Ashabyiyorere. Ako nako kajya kababaza ibirenge no? Abaye kagufi ya. Nakaye katabaza ibirenge. Nakaye katabaza ibirenge. Umva guys muze teama urumva muze bakubita umuziki ebana mwishime munezerwe iby'imifupo mwe mubyihoreye kabisa urumva umva nkwereke wakwambaye heels ugenda noneho muri bag yawe ugatwariramo izindi nkweto kugira ngo iyo utangira kuvuza ube wambaye heels and then kubera udashobora guhagarara for a long time uzifite uhita uzihindura nyuma y'iminota nk'itanu. Ugiye kwibintu by'amahiuzi. Oya nyuma ya 5 minutes uhita ugera muri nuza ukagaruka. Erega babaje ntugire ko ucuranga umuziki mwiza tuba twaje kukureba ko uri keza. Ibyo bimiziki byose erega ibimiziki natwe twabyicurangira. Umunsi ni kwa kabiri tuba tuje kukureba kubera uri umukobwa mwiza rero ugomba kugenda wambaye nk'umukobwa mwiza tukaza tukaroba nikugurisha kandi umukobwa asa neza iyo yambaye heels. Ariko sha heels nibwo zikugwishije ukajya noneho nabera kimwe imifupa nari imifupa ntarago yebabona no urabizi ko ifoto yawe ya mbere ariyo wifotoreje muri Uganda wambaye heels. Nari nguye nagugendewe video kuri stage abagande bashaka ngo kunshimira sha ngende imbere sha nkubita umuserebe ko nta ambara force mwana nihazi kidiye kizi gukucurangira muri heels iminota mingahe kizakurya nigishaka kizaca heze. Ibi DJ bisigaye byangurubwa ninde wakemera guseba ko twegisebo twakimenyereye. Ngo canvas niyo twara canvas mu mufuka nurangiye utware heels ugende ubu ndabizi burashaka kwambara bya bipantaro by'abantuza ngo nashaka
urashaka kwambara bya ipantaro by'abagabo kugira ngo nyiri uburezi bwene ni bwinshi. uburezi bwene se bwo ashamana imbabara turi urashaka wiyambikishe nk'abagabo nza mayeri yawe, urashaka wiyambikishe nk'abagabo ugere hariya ibyana murarira mukabona yabo muri yabo iyo bari aka karashaka kwiyambikisha nk'abagabo mukabona na sura yavamo ibintu by'uburezi bwene. Ijipo irakubera dore extra niko akubwiye, ijipo irakubera. Sha nta network ufite kabisa. Ati izo pantaro ni za DJ Brian. Thank you so much. Nako nibyo kaba gashaka kwiyambikisha kandi kari kabivuyeho. Ngo zana imyenda tuguhitiremo, dore bari barakwandikira zana imyenda tuguhitiremo. None aha baruke dore mu bantu na utavuga ngo ndidumu ufite amagambo menshi urebe ibyo abantu baza kuguhitiramo ngo uwo mukobwa kera naramuriye ariko nta kinyibuka mumbarize ngo King uramwibuka none se nimba randiye bigende bite ninkwibuka bigende bite mubwire ngo rega tuba twarakiye heje umwana urumva uri mu bantu oya ntabwo utaheje ariko ntagoye kare itura umwe koko ega ntabwo wakwibagirwa umuntu yakoreye amatora icyo sha guys dumba nta network afite rwose sinzi nimba ari wamaze niba waramuriye ngo King ni fake sana barakishe ngo cya nese King ni uwahe uwo King wakuriye agize imana agacomment kandi agasomye nyine kugira ngo trending so bazi se iyo ni trend ari gukora ndamuzi se ashaka murana byinshi King nyamara ako umeze ute man how is cost twaburanye men umeze ute first of all how is life how is everything wampamagaye ukabimbaza Shadu na network ufite men ahubwo we nayo ufite ega kwa tumeze neza wowe ntabwo waje tumeze neza naje mumeze neza usirimo ratitira ninjugutitije no kawika na ka network kawe we murakoresha wifi cyangwa murakoresha network tefite wifi sheri cyansubira inyuma nsubire Inyamirambo mu giti kipe nayo byagufasha ni insazi afuzi ko abantu nari mfite abastari nk'icumi uje bahita bagera uko abastari bageze bakwanga nari bireka nigendera banyangira iki reka nibagaruka baranyangasi oya nari yitangire babone notification nshyashya nari ntabwo nzahangana kabisa umuntu uzanyanga go ahead uzankunda go ahead nge nta kibazo nguri kingwe nicyo baguhora Gutes what does it mean ikingwe nyine wana ntikina ugikoramo na ukijyamo na uje wana ngo ajyamo kikamurya ngo wana bakimufata gutya bakakika kujomba inzara niki wana ngo nago bajya bakijyamo ni ntafatika nzira kingwe ubu kigera hano uri muramanuka ukigera hano ahanga nese mbizire kangahe ngo nicyo baguhora ngo kandi hano muri industry Arine sano sinzi ibyo bamukoze ese Arine byagenze bite kuba Arine abahombye abagabo bamusabe ibituba arabarambiwe erego ujya hari ukajya kubona uyu nguyu uri umukobwa arimo aragushaka igituba uri arimo aragushaka yinoza uri arimo y'Abanyarwanda bazi n'ubwenge ntago bajya bakigusaba direct muri Uganda bakigusaba direct gushiraho ngaho producer akakureba ukirirwa
ati nutibwiriza na akazi kawe ugasubirayo the next day akakureba and then ukajyaho nawe ukabikora ati none ushaka ikintu gati ntago wabibonye ubundi mukobwa kaza ukajya kora bamukoreye indirimbo n'iki ariko yabanje guca mu kaboro agahita agenda igitanda kikagira ngo kwiko bagahita bamukorera indirimbo akigendera aba producer ba Uganda bakababye akabanza agaca mu kagore bakababyeyi bakamuvivura akagaruka agakora hit song. So rero mu Rwanda rero abana bo mu Rwanda ntabwo ariko bakora ubona bari bo barakugiza inuza agucisha hirya nino akugisha hirya yino watangira kumwandikira ukambwira ngo sheri urabona ko akunda uzubafera nawe ngo sheri erega reka babwire akantu kazamuye Frigisi hano banyarwanda Frigisi yazamuriye ku gatwiko ke yahamagara buri muntu utwika akamubwira ngo sheri nguzi ko ufite iminwa myiza. Baratangiye man ushaka bamenye kata yanjye se abandi bayikoresha. Abakobwa mufite ibintu mushaka ndabarabuye ese wa mipango arahari hano ko numva muri wo murambwira ngo ndaye wa mipango. DJ Frigisi araguhamagara agahita kubwira agamagara nkasaba akambwira ngo sabe ngo shangu uzi ko ufite iminwa myiza ugasanga yabibwiye Dumba ugasanga yabibwiye Irene ugasanga yabibwiye abantu bose yabibwiye noneho twese twaje kwisanga ngo shangu ka Flix nguzi ngo ufite iminwa myiza ngo kambwiye ngo mfite iminwa myiza niki wararangiye gusohora ikiganiro nta hantu gisubira kidasubira inyuma karakora gati no mukobwa ngiye ngo mfite iminwa myiza ewana ngomba kumutwikira ko yabure niki n'umupurinza opuriza kumbe byawaye byahe byokanye byahe sinjye wakura benda kubwira ati nicyo naje kumubona nawe ati Flix akaboro kawe k'iminwa myiza twaje kukamenya no kungire none se mufite imibi kuki mwanga compliment basi mbwira ko Irene wavuze ko afite iminwa myiza mu by'ukuri Irene afite iminwa myiza arayifite nyine Irene afite banyarwanda munyandikire muri comment Irene murinda habi agira iminwa myiza musubize arayifite man Irene murinda habi agira iminwa myiza wakarabeshya ni mibi pe wibesha abanyarwanda Frigisi afite agacupuri kabi Frigisi yego Irene afite utunwa tubi pe Dumba we urakora arabisekeye Kasuku muzane abikubwire Kasuku rega ntabwo nibona mubona niba hari hano Irene murinda habi agira iminwa myiza afite iminwa myiza man waheruka kurya kembe se ryari do waheruka kurya akantu k'akembe ryari reka kunyibutsa barija sha numva ayamo navugana na munuza na barijament wawe ariko icyo nabakundiye abana babarija ntago mujya mwirengagiza oya ari kuvugana Byiringiro se Byiringiro David David twarimo turatera story mwazwanya mfatira umufuko urumva wakwambaye kukareka kurya imyembe kubera icyo ushaka kutugira ntabwo tuzakwemera gusohoka today wambaye ibintu by'abahungu bya DJ Brian oya ntabwo nambara imani kwa kabiri bro urambara iki ntambaye already katurebe kuza kugenda jya turebe kanze ako shadura nzengereje nawe
Shaka njye nambara n'akajipo kwa kabiri. Erega ko nta kazi kawe. Ntabwo iri bukunde walayi. Bariya bayobora wose umupede ntabwo agiye gushakisha abagore. Agapwete sha. Mumumbwirire oya ngwino ubaza abafana ngenda ceceka we babaze. Mbabazi iki? Babaze ati outfit yanjye imeze gute bagusubize bakubwire niba ari nziza cyangwa ari mbi. Mumbwira outfit yanjye imeze gute? Ngiye comment ntabwo ndi kuzibona aho urambwira. Hari abavuze ngo gangster flix, imagine abahungu batangiye ko kwita ngo gangster. Abo ngabo ni ibirara byinshi. Ngo baba bigize abagabo. Oya, ni kwa kabiri mani ntabwo nakambara ibintu bya kandare. Isi Umutinganyo original. Na gasore. Banyarwanda kazi Frigisina nazima bizaba bimuzimije ngira ngo ndabibabwiye. umuntu ufite iminwa myiza sho. Ngwe kwimana. Nje nukomeza kwambara ibyo boro by'abatinganyi ubwo hari agakobwa wabonye urimo urabarira ariko nukomeza kwambara ibyo boro nje nawe ntituri kumwe. Asadu mani mugende murebe. Ifoto nashyizeho nshyashya murebe ukuntu ari imeze murebe ukuntu ari ndi gusa ntabwo nemere kwambara kuriya kembe ngo ni igipede ngo umutinga nyine building kature niba ushaka gutwika jya wambara ijipo cyangwa bikini sinakarya umva negire mu nakaniga aje kumfata Imana ibarinde banyarwanda ndabakunda cyane amahoro y'Imana bane namwe ndumva nawe ndabakunda cyane bye reka ajye gushaka umufungo sha bijyanye nuko yambaye nimujyaha nimukandakireyo bijyanye n'imyambarire ntabwo ngiye kureba DJ wo kunkura w'umusuko njyanye mu kabari umva guys uyu munsi turi kwa kabiri ikindi kandi kwa kabiri ni umunsi nyine ubugoye nta bantu baba hari benshi kandi harakonje Kigali irakonje pe Nakariza Queen aravuze wambaye nabi Nashaka wirishimiyembe ngaho genda Suze byiringiro bye Wabipangu bimeze bite Dumba? Ndashima Imana nkashima n'umubyeyi wabyaye Jesse Kwiza wa Mipango icogereje ariko wabonye uburyo tuba twakoreye abanyarwanda umuti hiti bari hiti ibari hiti nukuvuga ngo nge narababwiye urumva video zanjye ushobora kubunyanga utanankunda utazigera urankunda ariko nta bantu wakwepera video zanjye na hamwe rega nge nanjye ntabwo nagukundaga nanjye nakwangaga bibi ndakubwiza ukuri ngewe video zanjye ushobora kubunyanga rwose ariko video zanjye nta hantu uzazikwepera noneho igihe kiragera ugahita uvuga ute ko si wagerageza kugikunda icyo ni ikikwereka ibikundira umuhungu ngira nje narakwangaga ariko ndwana n'umutima wanjye uwo niwe ngewe rero uwo niwe aho ngaho niwe uvuga rero nubwira ko ibyambayeho biba ku buri muntu ni ukuvuga ngo ntabwo ari wowe wenyine ngewe ntabwo umuntu agomba gutangira nkunda kirazira kikaziririzwa
ugenda ahubwo unyiyumvishamo gake noneho ukazasanga umutima narawutwaye. si gusa byose n'ubwonko. uzi ko ngewe buriya n'abakobwa nagiye ntereta ngewe ku munsi wa mbere indobo ndayirya ariko ukarangiza no ubwo umukobwa agenda avuga ati akose koko nkoka byara we iki gihungu urumva umusore w'igikwerere nk'uyu nguyu kweko namwiyangisha ubundi nkakunda nde. iryo jambo ndashaka urisubiremo. Umucrush wanjye witwa Christella wo muri Kigali Boss Babies. Ariko Dumba jumba bari ndagusabye kandi ndakwinginze uri kumva abakobwa batindisha ntukajye bavuga nge ndi kuri live umwana ntukajye umubwira abakobwa batindi ndi kuri live ndagusabye pe nawe batarabatingi. No urabona uwo mukobwa nta kintu yigirira n'ibiki byose. Iyo rero ngiye mvuga umuntu nk'uwo ndimo ndamuhereza shara utari umuntu w'umukene ntago nge mbikunda Dumba ntago natojwe nyine kuba nahereza shara umuntu w'umukene. Uko ni kubibona si umukene uko ni kubibona sibyo Dumba umukobwa n'umukene yego ndabyemeye ariko ni kubibona. Noneho ndashaka umbaza ati Dumba wowe ubibona gute? Ndashaka umbaze ati wowe ubibona gute? Wowe ubona utere Christella mubona nk'umukobwa mwiza cyane ukeneye guhabwa apana we ko yatanga. Ntawe munamusabye no zumurasaba icyo adafite umuntu adafite ikintu navuga gusa ubwiza bwa Christella burahagije ko ahabwa. Ubwiza bwe burahagije ko ahabwa atagomba gutanga. Ubundi Imana yaremye abantu babiri, yaremye abatanga. Icyo muragenda ubwira abantu barimo baragenda bacyumva. Si ubwa mbere mbivuze. Hari umukobwa utawa twajyaga duswerana. Noneho yari ari international student. Uwo mukobwa yampaye isomo rinini ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye. Umukobwa yageze hariya arambwira kubera njye mba mfite udufaranga twanjye duke dushobora kumbeshaho. Umukobwa abona mfite udufaranga arankunda akaza tukaba ariko nagenda gukora akumva isoni. Noneho akambwira ati wazanshakira akazi. Bari kuma mu kamera yanjye sinzi bari murayinengaho kamazanye na gute. No imeze neza. Sinzi umuswera wayinengaga menya arimo ararebera muri Dorado. Christella ndagukunda cyane wisanze aha hantu kubera mpari nta n'iyindi mpamvu. Avuze ngo iki nijya avuze ati nisanze aha hantu gute ngo ariko ubu nisanze aha hantu gute umwanya wo kujya kwandika ibyo ngibyo ubundi yagaguye kuba yanahavuye tumuka oya ariko nawe reka nkomeze story yanjye. Bura Christella mufitiye inkuru Dumba agenda gake yawe ya Christella ugomba kuma apana kuyiguha wowe izankiriramo muri YouTube nibura views zigeramo muri miliyoni 500. nari nyuma nakomeza iyo mpamvu nkunda kukubwira ati Christella ugira ngo muvugeho iba inshuro ya gatatu Dumba ngo avertissement nakubwira ni Dumba utazatuma mvuga kuri Christella nkongera nkakuyanangiriza umunsi naturitse nkavuga iyo nakunze azakubwira noneho neza we yasobanukiwe impamvu yisanze aha hantu. Iyo nakunze mba nakunze nkunda Christella.